inkoni icyuma n'ubwami n'ubutware bwose biri imbere yawe, ibizima n'abamarayika bahora baririmba bavuga ko wera, abakuru n'abakamba yabo bikubita imbere y'intebe y'ubwami bavuga ngo urera, wera, wera, wera. Abantu n'abatware b'isi batangazwa cyane n'imbaraga zawe, amaturo n'ibitambo byose n'imibavu myiza bibi by'Uwiteka, ibizima n'abamarayika bahora baririmba bavuga ko wera, abakuru n'amakamba yabo bikubita imbere y'intebe y'ubwami bavuga ngo urera, wera, 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 bavuga ngo urera, wera, wera. Igiciro cyinshi n'icyubahiro bibi byawe, ibyaremwe byose dupfukamye imbere yawe, amoko yose y'isi duciye bugufi tuvuza amakondera, turirimba indirimbo nshya, tuvuga ngo urera, wera, 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 tuvuga ngo urera, wera, wera, tuvuga ngo urera, wera, wera, wera. Jambo umwana w'intama nyir'icyubahiro, amashimwe nayo Meka twebwe ababyutse turi bazima, umutima wawe uhindukirire Imana yawe, wibuke ineza yayo ku buzima bwawe, ibyifuzo ufite kuri data ntibikwibagize impamvu ufite zo gushima. Impamvu dufite ibyifuzo ni uko turi bazima, abageze ahacecekerwa nta byifuzo bagifite, reka umwanzi ntakwihererane, reka ibihe ntibikwihererane ngo umutima wawe ubure ishimwe
ubuzima ntubufate for granted, ntubufate nk'ikintu cyoroheje. Hari ahantu hamwe mu ijambo ry'Imana hatubwira ko imyambaro itaruta ubuzima, byo kurya bitaruta ubuzima. Ibyo byose tubikeneye, tunabikwiriye kuko turi bazima. Umutima wawe niwibuke imbabazi wagiriwe, umutima wawe niba warababariwe niwibuke ko ufite ubugingo buhoraho. Nta bwoba bw'urupfu, uyu munsi mpfuye najya mu ijuru, narababariwe, gukiranuka kwa Kristo kwambazweho. Ntabwo yangiriye imbabazi kugira ngo nduhire inahangaha, yangiriye imbabazi kugira ngo mbeho nduhutse, nakire ikiruhuko cye, kandi ni data mwiza wumva ibyo asabwa. Turi mu bihumbi n'ibihumbagiza byagize umugisha wo guhamagarwa n'umwami w'abami ngo twegere intebe y'ubuntu tudatinya. Niwe uduhamagara, niwe uturembuza, umwuka we muri twe atwibutsa ko dukwiriye gusenga, umwuka we muri twe aduhamagaza imbabazi mu miruho y'iyi si, mu nshingano, mu minaniro, mu bintu bitandukanye, ariko ijwi rye rikaduhamagara, akaduha ubuntu, akaduha imbaraga zo kwitaba, akadushoboza, akaduha iyo nyota. Bakundwa, gutakaza inyota y'iby'Imana umuntu yari yigeze biragatsindwa n'Uwiteka, birabiha, niho hantu h'umwuma habi habiha. Nashimwe rero ko aduha iyo nyota yo kugaruka imbere, nashimwe ko aduhamagaye mu basenga, mu begera intebe y'ubuntu, nashimwe ko aduhaye ubwo buntu, nashimwe ko imitima yacu itanamutse ngo ivuge ngo se kuki twagaruka. Nashimwe ko yadukomereje umutima, nashimwe ko yadukomereje amaboko, nashimwe ko yadukomereje uruhanga. Dufite impamvu ibihumbi zo kugaruka imbere, dufite amashimwe yuzuye imitima yacu, turamuramya, turifatanya n'abamarayika, turifatanya n'abera ku isi yose, abavuga kimwe natwe n'abavuga izindi ndimi, abandi tuzahurira imbere y'intebe ye muri cya gitondo cy'impundu, muri cya gitondo cy'umuzuko. Abo bose bakiri mu isi barimo bamuramya, abamuramiriza ahagaragara, abamuramya bucece, kuko hari iminwa yabo bitabasha kuvuga, cyangwa bari muri situwasiyo batabasha kuvuga. Twifatanyije n'ibyo bihumbi n'ibihumbagiza kubwira Uwiteka ngo ni wowe Mana tuzapfukamira, ni wowe Mana tuzaramya, ni wowe Mana tuzazamurira amaboko, ni wowe Mana tuzuburira amaso, ni wowe buhungiro bwacu, ni wowe mutabazi wacu, ni wowe Uwiteka dufite. Ntago uri imwe muri option dufite, ntabwo uri imwe muri options dufite, ni wowe wenyine, ni wowe Mana yacu, ni wowe turebaho. Ntabwo tukureba ngo turebe n'ahandi, ni wowe wenyine turebaho, ni wowe mutabazi, ni wowe buhungiro, ni wowe Mana. Uri Imana natwe tukaba ibiremwa, uri Imana natwe tukaba abantu bawe, uri Imana natwe tukaba ubwoko bwawe. Ducishe bugufi ibindi byose byahagarara mu mutima wacu ngo bikubyige, kugira ngo tugushyire hejuru. Dushyize hasi nyaguhora ku ngoma, ibikomeye twashoboye, achievements zacu, success zacu, ubushobozi bwacu, amazina dufite, ubutunzi dufite, icyubahiro byose tubishyize hasi kugira ngo yiharire imitima yacu. Dushyize hasi kandi gutsindwa kwacu, gushoberwa kwacu, ayiwe kuyoberwa kwacu, amarira yacu, agahinda kacu, bya bindi byose biza bikakubyiga, bikatwuzuza amaganya ngo tutakubona. Ibyo nabyo tubishyize hasi ngo imitima yacu yiharirwe nawe, wowe muremyi, wowe rukundo, wowe mbabazi, wowe mbaraga, wowe mutabazi wacu, wowe Imana umuremyi w'ijuru n'isi, wowe waduhaye Kristo, wowe wakije ubugingo bwacu ngo butarimbuka. Ese niki watwimana? Dushyize hasi ibyo byose bikubyiga kugira ngo imitima yacu yiharirwe nawe muri kino gitondo nyaguhora ku ngoma. Amaso yacu tuyahanze wowe, imitima yacu tuyerekeje kuri wowe, ni wowe tuzamurira amaboko, ni wowe dupfukamira, ni wowe twambaza, ni wowe duhamagara, ni wowe ducecekera imbere, ni wowe duturiza imbere, ni wowe dusukira ibyuzuye imitima yacu. Ni wakira indirimbo zizamuka mu ndiba y'imitima yacu, ni wakira amashimwe, ni wakire kuniha k'umutima, ni wakire guceceka kwawo, ni wakire ibitugize byose nyaguhora ku ngoma kugira ngo bigushyire hejuru. Wowe wuzuye imbabazi zidakama, wowe wuzuye urukundo rudashira, wowe utatureka, wowe utweguza imbabazi, wowe utweguza ubuntu, wowe tudasakuriza mu matwi ngo uvuge ngo tubaye benshi, ngo bamwe baratakira iburasirazuba, abandi bakavugira iburengerazuba, abandi bakavugira amajyepfo n'amajyaruguru, abandi bakazana indimi zitandukanye zo mu isi. Wowe ubasha kumva umutima w'umwana w'umuntu, ni wakira ishimwe.
ni wakira ishimwe wowe ubera hose icyarimwe, kandi umuntu wese akongera akaba umwihariko mu maso yawe. Twebwe iyo tubonye abantu benshi biraducanga tukaberwa uwo duha attention yacu, ariko wowe utureba nk'abana ukatumenya muri detail, wowe wabaza imisatsi yo ku mitwe yacu, wowe utuzi tutaraba urusoro mu nda za ba mama, wowe watumenya ababyeyi bacu bataratubona bataramenya uko tuzasa, wowe wari udufite mu bitekerezo byawe tutaraza kuba. Ni wowe tuje kuramya muri kino gitondo, ni wowe tuje gushyira hejuru, ni wowe tuje gusukira ibyuzuye imitima yacu, ni wowe tuje ngo utatanye utandukanye usobanura ibisobanye mu buzima bwacu. Nitegereje ubuzima bw'umwana w'umuntu usanga bujya busobana bugasobana, tukabura umutwe n'iherezo, tukabura itangiro naho biherera, tukayoberwaho ibintu byasobanuye byapfiriye n'ibyatumye umuntu yamera uko ameze uko nguko, kutari kuzima, kudahujwe n'imigambi yawe, kutari kwiza. Mwami, ibintu bigasobana, yewe n'ubihagazemo akayoberwaho byasobaniye naho byapfiriye, ariko ni wowe ubasha kwinjira no mu karemangingo gatoya k'umuntu ugasobanura ibyasobanye. Mwami w'abana, hari ibintu bijya bisobana bikamera nk'ubudodo bw'ikidongi, iyo bwasobanye umuntu akayoberwaho bitangira naho bisoreza, ariko wowe narakubonye ubasha kwinjira mu mahuriro y'ubuzima bw'umuntu ugasobanura ibyo bintu byose byasobanye, ukamwuzuza amahoro, ukamwuzuza ishimwe, ukamuhindura icyaremwe gishya, ugashyira iherezo ku byamwirukansaga, ugashyira iherezo ku mateka yamurizaga, agahinduka icyaremwe gishya. Muri wowe niho honyine haba itangiriro rishya, muri wowe niho umuntu muba ahinduka muzima, muri wowe niho uwapfuye azuka, muri wowe ni wowe uhamagara ibitariho nk'ahari ibiriho, isi yadutakarije icyizere n'izina, muri wowe umunyabyaha ahinduka umukiranutsi, muri wowe wisabiraga gupfa yuzura ibyiringiro akabyuzuza abandi, agahinduka igikoresho cyawe ucamo ngo gabire umugisha isi. Muri wowe niho honyine haba itangiro rishya, niho honyine haba ibyiringiro bitagajuka. Ni muri wowe Mwami w'abami, tukugannyeho tudashobewe, tukugannyeho tuzuye ibyiringiro ko wambonye ukankiza, niko wabona abanjye, niko wabona abacu, niko wabona abanyarwanda bene wacu, niko wabona abo tubana mu mazu tureba tugashoberwa, tukabona tukabura uko twabamenyesha inzira yawe. Ariko uko watubonye Mwami bidutera kugarukaho, uko wambonye umunyabyaha rwimbi bintera kugarukaho uri, nuzuye ibyiringiro by'agakiza k'abanjye, nuzuye ibyiringiro by'agakiza k'abanyarwanda dusangiye igihugu, nuzuye ibyiringiro by'impinduka no guhozwa, kuko narakubonye uhoza, narakubonye uhumuriza, narakubonye wuzuza amahoro, narakubonye uzana ubuzima aho butari. Ibyo bintera kugarukaho uri nyaguhora ku ngoma, umutima udashobewe, umutima utekanye, umutima wuzuye amahoro. Duhuriye ku ntebe yawe nk'abahungu n'abakobwa, turi hirya no hino Mwami w'abami, duhuje umutima imbere yawe tukwambaza, tuguhamagara. Niwe waduhamagaye ngo tuze dusabane nawe muri iyi minsi 3. Ibi bitondo tubyukira imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo, ni ukugira ngo ubuzima bwacu bumere nyine nk'ubwahuye nawe. Nta hantu Mwami wanjye wigeze ugera ngo ubuzima bukomeze bumeze kimwe, nta na hamwe wigeze ugera ngo umuntu akomeze ameze nk'uko yari ameze. Aho wageze hatari amahoro haje amahoro, aho wageze hatari ubuzima bwaraje, aho wageze ibyaha byiganje wahatsutse gukiranuka. Mu mwijima w'icuraburindi ntuhatinya, kuko umucyo wawe urihagije. Tuje gushaka wowe, tuje gutumbira mu maso hawe. Rimwe na rimwe ntitwamenya, utubajije ngo turashaka iki, ntitwamenya ikibanza, ntitwamenya igikurikira, kuko rimwe na rimwe twumva watubanziriza sibyo pfundo y'ubutabazi bwacu. Rimwe na rimwe tubona ari byo waheraho Mwami w'abami, sibyo nkomoko y'ikibazo n'ibibazo. Ariko turaje nk'uko turi, ngo wowe ubasha kubisobanura neza, wowe uzi ibidukwiriye mu gihe nyacyo, ngo witegereze mu maso haba abahungu bawe, witegereze mu maso haba abakobwa bawe, witegereze Mwami w'abami, maze usobanura ibisobanye, maze udukize iby'umwanzi yatwanduje, maze udukize iby'irari ry'isi ryadukururiye, maze twiharirwe nawe Mwami w'abami. Umutima wanjye uwiharire, ubwenge bwanjye buvugururwe n'ijambo ryawe. Ngwino utwigishe kwicara ku birenge byawe, dore imitima iraducika, ibitekerezo bikaducika bigatana. Ngwino utwigishe kwicara ku birenge byawe, ducitse ibihinda by'isi n'urusaku rwawe. Ngwino utwigishe Mwami kuhaguma, dore n'aka kanya waduhamagaye ngo tukugendere, ahubwo ibitekerezo biducika tugasanga byatanye,
turifuza kwiharirwa nawe mwami, turifuza kwiharirwa nawe, turifuza wowe, turifuza wowe, turashaka wowe mwami w'abantu, turashaka impinduka zibonekera muri wowe. Muri wowe ingoyi z'ibyaha ziracika, muri wowe uburiganya bw'uburyo bwose bukurwa, muri wowe uburwayi bw'umutima, uburwayi bw'umubiri, uburwayi bwo mu marangamutima burakira, muri wowe haba ikiruhuko cy'ukuri. Tuje kwakira ikiruhuko kiri muri wowe, tuje kwakira ubuzima nyabwo bubonerwa muri wowe, tuje kwakira umwuzuro w'icyo wadukoreye mwami w'abantu. Warabambwe, wambara ubusa ku musaraba, urakubitwa, wishyura ikiguzi cy'ibyaha byacu no gutandukanywa n'Imana, kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke ubwacu. Turaje ngo ubuzima wadufatiye buhinduke ubwacu. Ngwino utwigishe mwami kuguhanga amaso, kumva ibyawe, kugira ngo bivugure uko dutekereza, twakira ibyo twagenewe, bitaguma mwami aho twabiherewe ariko tutabasha kubishyikira. Niwuzuze ibyawe mu mitima yacu, kugira ngo tuvive ibyo wadufatiye, ubuzima bwacu buture mu byo wadufatiye mwami w'abantu. Wakozwe n'isoni ngo zitadukora, wishyizeho ibyaha ngo tutaguma kuba imbata yabyo, wishyizeho ububi bwose, urakubitwa, umubiri wawe ugira imibyimba ngo uburwayi budakomeza kudutegeka. Turakwihaye mwami, turakwihaye mwami, wireherejeho abari mu isi bose, kugira ngo ubutumwa bwiza nibubageraho imitima yabo ikwizera ikire. Uko niko nk'uko dufitanye nawe isano y'amaraso, tukuzaniye abacu batarakizwa ngo ubihishurire, niko natwe ubwacu twizanye imbere yawe mwami, ngo umwuzuro w'icyo wakoze wuzurire muri twebwe. Udukize kuba akazuyazi, udukize kuruhira aho twagenewe kuruhukira mwami w'abantu, udukize kuganya, utwuzuze gusenga kuzuye ishimwe mwami. Si ibyo umuntu yagira ku munwa, nta nubwo ari byo yagambirira mwami w'abami ngo avuge ngo none ngo ngiye kujya nshima, ahubwo ni impinduka zikorekera ibwina mu mutima, zizanwa no kukumenya, zizanwa no kumenya ubwizerwe bwawe, zizanwa no kumenya ko wowe utabeshya. Ngwino duhe gutinza amaso n'amatwi ku byawe, kugira ngo tukumenye nk'uko umenywa, tukumenye ku kigero umenywaho, ku kigero wahaye umuntu ngo akumenye. Urakoze mwami wanjye, urakoze mana yanjye. Zaburi ya 46, reka tuyature, itubere amagambo, itubere gusenga, itubere ibyo twiringiye n'ibyo tuhamya umwami wacu. Ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Zaburi ya 46 kuva ku murongo wa 2. Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ese Uwiteka nuko akubereye nshuti y'Imana? Imana niyo buhungiro bwawe, niyo mbaraga zawe, ni umufasha wiringiye. Imana niyo buhungiro bwacu. Hari igihe amafaranga atubera ubuhungiro, hari igihe abo twashakanye batubera ubuhungiro, hari igihe amazu twiyubakiye atubera ubuhungiro, ukumva niho ibyiringiro byawe byose bihagaze, kandi kuko byo bitarama bituma udahora n'ibyiringiro. Byo biranyeganyezwa, abantu baranyeganyezwa, ubutunzi buranyeganyezwa, bigatuma umutima wawe utabasha kugumana ibyiringiro. Ariko nusaba Umwuka Wera akaguha iyi shift, akakwimura, Imana ikakubera ubuhungiro koko bitari ku munwa, umutima wawe uzatekana, uzagira amahoro atemba ahojejeho. Suko iby'isi bitazanyeganyeza, ariko kuko umutima wawe uri naho wahungiyeho atanyeganyega, ntuzigera unyeganyegana nabyo. Ntuzagira ubwoba bw'ibihe, ntuzagira ubwoba bw'ejo hazaza, uzatekana mu kiruhuko kizanwa no kumwiringira. Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri. Uku kudatinya kurazanwa n'iki? Kurazanwa n'uko Uwiteka akubereye ubuhungiro, akaba ari we wiringira nk'imbaraga zawe, akaba ari we wiringira nk'umufasha rwose utazigera ahinyuka umubura mu byago. Arahari, niyo amaso yawe atamureba, ariko nukumenya, nuguhishurirwa guheshwa n'umutima wamumenye. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akibirindura, naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Hari ibintu byihinduriza ku buzima bw'umuntu, ariko iyo Uwiteka yakubereye
ibyiringiro, akakubera ubuhungiro, ni ukuri birihinduriza bikagusiga uhagaze uhamenye, udatembana nabyo. Naho amazi yaho yahorera akibirindura, naho imisozi yategetswe no kwihinduriza kwayo. Yakomeza ahishurirwa ibivaho Imana iri kuri 5 ngo hariho uruzi, imigende yarwo ishimisha ururembo rw'Imana, nirwo hera hari amahema yisumba byose. Imana iri hagati muri rwo ntiruzanyeganyezwa. Imana izarutabara mu museke, ururembo rw'Imana ntiruzanyeganyezwa. Hariho uruzi, imigende yarwo ishimisha ururembo rw'Imana, nirwo hera hari amahema yisumba byose. Imana iri hagati muri rwo ntiruzanyeganyezwa. Imana izarutabara mu museke. Iyo wahindutse ubuturo bw'iteka, kandi niko yadusezeranyije gukampinga kuri twe, kutwubakaho nk'uko umuntu yubaka ihema ahantu akaba arahatwikiriye, niko Uwiteka atwubakaho, akatwubararaho, akaduhisha, tukaba ubuturo abamo. Aho rero biturinda kunyeganyezwa rwose. Ngo abanyamahanga barashakuje, ibihugu by'abami byagize imidugararo, ivuga ijwi ryayo isi irayaga. Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira. Nimuze murebe imirimo y'Uwiteka, kurimbura yazanye mu isi, akuraho intambara kugeza ku mpera y'isi, avunagura imiheto, amacumu yacamo kabiri, amagare yatwikisha umuriro. Nimworoshye mumenye ko ari njye Mana, nzashyirwa hejuru mu mahanga, nzashyirwa hejuru mu isi. Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira. Akuraho intambara kugeza ku mpera y'isi, avunagura imiheto n'amacumu akayacamo kabiri. Ni macuma ki akwerekejweho? Ni macumu ameze atakwerekejweho? Ni miheto ki iguforewe? Ni ntwaro ki zikurwanyije? Uko zangana uko ariko kose, imbaraga z'Uwiteka zibasha kuzivunagura. Ubundi niba hariho abantu bagombye kumenya Imana bakayihindukira, nuko baba barariganijwe na Satani, ni abantu bahagarariye ikibi, ni abantu bakorera Satani. Uburyo ibigambi yabo bitagerwa nk'uko bayipanze, byakabateye kugarukira Imana, ariko baba barariganijwe na Sekibi. Bakundwa, turarindwa. Uwiteka tubereye ingabo ndende idukingira, aturinda ibidutera mu ijoro tutareba, aturinda ibidutera ku manywa. Nubwo tuba twifuza kugira amaso y'umwuka no kureba, ntidushobora kumenya iby'isi y'umwuka byose. Imana irabiturinda kubimenya, kuko bamwe babimenye ntibasohoka no mu cyumba cyabo kubera ubwoba. Iturinda kubimenya, ikaturwanira izo ntambara, ikavunagura imyambi n'amacumu byari bicuriwe kuturwanya. Imana ikabivunagura, ikaburizamo imigambi ya Satani n'ingabo ze, ikaturwanirira. Uwiteka Nyiringabo ni ukuri ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo nicyo gihome kirekire kidukingira. Umutima wawe nutekanire muri we, umutima wawe nusengere mwituze, ntusengere mwihahamuka. Umwanzi yarakurashe, yarashe abawe, nicyo ashinzwe, n'uwo murimo mubi afite, yazanywe no kwiba no kwica no kurimbura. Ariko uyu mwami wacu yaraje ngo tugire ubugingo kandi busesekaye kandi bwinshi, an abundance. Uri muri twebwe arakomeye cyane kuruta uri mwiza. Uko amagambo ye azagwirira muri wowe, ijambo rye rikaba rizima muri wowe, nicyo kigero cyo gushira ubwoba, nicyo kigero cyo gushira amanga, nicyo kigero cyituza umutima wawe uzagira. Uko amagambo yaba make muri twe, nicyo kigero cyo guhangayika, nicyo kigero cyo gushoberwa. Ariko uko ijambo rye rigwirira muri twe, tuzasenga Yesu, ariko tuzasengera mu ituze. Dushobora no kurizwa n'ibyabaye, ariko umutima utahungabanye, kuko uwo twiringiye turaziranye, ni muzima, ari hejuru y'ibihe bakundwa, ari hejuru y'ibihe, ari hejuru y'ibyanone, ari hejuru y'ibizaduka hanyuma. Ntabwo atungurwa n'ibyaduka mu isi, ntabwo atungurwa n'ibirya bidutungura, we ntatungurwa. Ahera mu itangiriro akamenya ibyo mu iherezo, ibyo hagati byose arabigenga. Igihe byakuyobeye wowe ntibiba byamuyobeye, arabizi, avuga itangiriro areba iherezo nuko bizarangira. Data, tukugaruriye icyubahiro, wowe uri hejuru y'ibihe, wowe ugenga ibihe, wowe waduhamagaje imbabazi. Ese twari kuba turi
hehe, twari kuba turirira hehe, twari kuba dusuka amaganya yacu hehe, twari kuba dusuka gushoberwa kwacu hehe, ko tuza tunakugana. Ese twari kuba tuvuga iki tutazi n'inzira zawe, tutazi n'uko abantu basenga, tutazi ko haba n'ikiruhuko kiba muri wowe? Ariko uyu munsi turi abana, utubereye papa, utubereye data, dufite aho tuvugira, dufite aho dusuka ibyadushobeye mwami w'abana, kandi dufite ibyiringiro bitagajuka mu mutima wacu by'uko wizerwa, by'uko uzaza kutujyana, by'uko ukambitse kuri twebwe tukiri aha ngaha, by'uko dutuye muri wowe, ubugingo bwacu bukaba buhishwe muri wowe. Turi amahoro kuko uri Imana yacu, uri ubuhungiro bwizewe, ni wowe mutekano, tudahabwa n'ingabo, tudahabwa na UN, tudahabwa n'ibikuta by'amazu yacu n'imiryango twakinze cyane n'amakamera twashyize ku mazu. Ni wowe mutekano w'ukuri, ni wowe ukiza ibyamwe imbere ugakiza iby'inyuma, ni wowe wita kuri detaye ukamenya n'uwarwara urwara uramumenya, n'uwarwara umubiri wose uramumenya, n'uwarwara ibyitwa amayoberane wowe uramuzi nyaguhora ku ngoma. Akira ishimwe, akira icyubahiro, akira ikuzo, shyirwa hejuru na twebwe abo waremye, shyirwa hejuru natwe abo wahamagaje imbabazi, shyirwa hejuru natwe abo wahamagaje ineza. Turinde kwibagirwa ineza yawe n'imbabazi zawe mwami, shyirwa hejuru, shyirwa hejuru, wowe nyiri icyubahiro cyose, nyiri ubwenge bwose no kumenya gutangaje. Mu bupfapfa bwacu tujya tukurangira inzira. Ayi, mbega ukuntu tuzi ibintu bigufiya, tukakurangira inzira, tukabona ari aha wacisha, tukabona ari ibi bitugenewe, tukabona ari ubu buryo wabikoramo, mu kumenya kwacu guto. Ariko mwami, nguzi imiremerwe yacu, ngo bika ko dukoze mu mukungugu, intege nke zacu ntizigutangaza, aho gutwaruza imbabazi, amaboko yawe akatuzenguruka. Ntutureka mu gushoberwa kwacu, ntuduhana, ntudusiga, uri kumwe natwe kuzagera ku mpera y'isi. Ntuvuga ngo dore n'ibya byana binaniranye, ngo biragarukanye bya bibazo byari bifite ubushize. Ashwe, wuzuye imbabazi no kugira neza, wuzuye imbabazi no kugira neza, uduhoranira imbabazi zidakama, uduhoranira imbabazi zidashira, utureba nk'ababebe, birenze uko umubyeyi arebana imbabazi umubebe akigatiye mu biganza bye ntamukureho amaso. Uturebana imbabazi zirenze iz'abantu, kuko iz'abantu ziranashira, zikanagabanuka, zikanahindagurika bitewe n'uko babyutse. Ariko wowe mwami wanjye, wowe mwami wanjye, uturebana imbabazi zidakama. Uko niko rero dutinyutse kugaruka imbere yawe, uko niko dutinyutse kugaruka imbere yawe, tukuzaniye biriya byose, ibivugika, ibitavugika, ibituriza, ibidushobeye. Duhamagara ubwiza bwawe ngo nibuze bubyuzure, duhamagara kubaho kwawe ngo nikuze kuzura inzu zacu, kuzura ingo zacu, kuzura imbyaro zacu, kuzura abo twashakanye, kuzura imirimo y'amaboko yacu, kuzura imibiri yacu. Duhamagara kubaho kwawe mwami, kubaho kwawe kugera hari ikiriyo kikimuka. Hari ibyo twakumenyeho, bamwe muri twe tugarukiye ku rugero ubwo bashitsi ba Lazaro bari bazi ko ubasha gukiza abarwayi, kandi bari barakwiringiye, bari bazi ko umusaza wabo azazuka ku muzuko w'abapfuye. Ariko hageze urababwira ngo nibizera barabona ubwiza bw'Imana. Wowe utaratinye guhamagara Lazaro wapfuye, bashiki be bakubwiye ko yanutse, wowe wabitegereje nkana kugira ngo werekane icyubahiro cy'izina ryawe. Mwami, ntitujya tumenye ibyo wategereje nkana, ntitujya tubasha gutandukanya iby'umwanzi turwanyijemo, ntitujya tubasha gutandukanya amahitamo mabi yatuzaniye. Ariko turaje nk'abana bawe, turaje ngo udukize ibinuka biri iwacu, udukize ibinuka biri mu ngo zacu, udukize ibyanutse biri muri bizinesi zacu, udukize ibyanutse biri mu rubyaro rwacu, udukize ibyanutse biri mu bugingo bwacu, udukize Uwiteka Mana Nyiringabo ibituriza n'ibidushobeye. Twaje gukirira imbere yawe, twaje gukirira imbere yawe, kandi turabizi neza ko ari umunsi tuzasohokana ishimwe nk'uko Lazaro wamuhamagaye akitaba, igihe bizaba byambaye umubiri nyaguhora ku ngoma, tukabikomeresha abandi bazaba barimo guca mu byo twavuyemo, tukababwirwa ubwizerwe bwawe nk'uko uyu munsi tuvuga ubwizerwe bwawe aho twakubonye nyaguhora ku ngoma. Turaguhamagaye ngo winjire muri urwo rugo, winjire mu buzima bw'uyu muhungu, bw'uyu mukobwa wawe, bw'uyu mugore n'umugabo wakwambaza, winjire mu byacu kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe nyaguhora ku ngoma. Utatanye ibigomba gutatana, ureme ibigomba kuremeka,
turavuga ubuzima mu rugo rutarimo ubuzima, turavuga ubuzima ku musore wabutakaje, turavuga ubuzima ku mukobwa wabutakaje, turavuga ubuzima ku muntu apfuye ahagaze nyamara ari umugabo, ku muntu apfuye ahagaze nyamara ari umugore, umutima warashwanyaguritse. Turavuga ubuzima ngo umutima nukire, ubwenge nibukore neza, umubiri nube mutaraga. Turavuga ubuzima mu ngo zihagaze mu manegeka, turavuga ubuzima mu ngo zuzuyemo umubabaro, zimeze nk'izituye mu kiriyo kubw'agahinda n'ibyaha. Turavuga ubuzima muri izo ngo Mwami, reka ijwi ryacu ryabasha kugera Mwuka Wera, urishorere ryana ubuzima, ubuzima bwawe buhabe, umuzuko wawe uhaboneke kubw'icyubahiro cy'izina ryawe. Araguhagararira te adahagaze. Turavuga gukomezwa nawe, gukomerezwa uruhanga nawe, kwegurwa nawe, gukizwa nawe. Turavuga amagara mazima, amagara mazima mu mwuka, amagara mazima mu bugingo, amagara mazima mu mubiri. Umutima watakaje ishimwe rigarurirwe, umutima watakaje icyizere wongere ukigarurirwe. Utwigishe kandi kugutinzaho amaso, kuko ni wowe mutsima w'ubugingo, ni wowe soko ibeshaho, ni wowe gitare kidudubiza natwe tukanyweraho. Reka amaso yacu uyakure ku bitagira umumaro bidukamura, uyakure ku bitagira umumaro bitwambura imbaraga, maze utwiharire kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe, utwiharire kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe. Turahamagara kubaho kwawe mu gihugu cyacu, turahamagara kubaho kwawe mu gihugu cyacu, turahamagara kubaho kwawe mu gihugu cyacu, Mwami w'abantu. Tugusabye imbabazi ku byaha byose bizamuka kuri ubu butaka nyagora ku ngoma. Waratubwiye ngo abitiriwe izina ryawe nitwicisha bugufi, tugahindukira, tukareka ingeso zacu mbi, tukakugarukira Mwami, uzumva uri mu ijuru udukiriza igihugu. Duciye bugufi twebwe Abanyarwanda, tugusabye imbabazi Mwami, aho twakwirukanye, aho twakubwiye ko tutagukeneye, aho amafaranga yatubereye imana kuruta wowe, aho ubwiza bwatubereye ikigirwamana, aho amazina dufite yatubereye ikigirwamana, ubwibone bwacu bugasumba ikindi kintu cyose. Tukaba abantu bababazwa na bazatuvuga iki, bazatubona gute, tuzagaragara gute, kubwo guhinduka ubwoko bwibona butagonda ijosi. Tugusabye imbabazi kuri ibyo bizira byose bizamuka ku butaka bwacu, biva mu ngo zacu, biva muri twebwe Abanyarwanda. Tugusabye imbabazi, tugusabye imbabazi guhindukirira ubupfumu tukizerera mu nzaratsi, tugusabye imbabazi mu kwizerera mu marozi, tugusabye imbabazi kuba abantu bajya mu bupfumu tukongera tukagaruka no mu nzu zitiriwe izina ryawe. Tugusabye imbabazi kuri ibyo bizira byose dukora nk'Abanyarwanda. Nutubabarire Mwami, nutubabarire ibihango by'ishako abagabo bishe, abagore bishe muri kino gihugu. Nutubabarire kutaba urugero rwiza ku mbyaro zacu, nutubabarire abana bigometse ku babyeyi. Tugusabye imbabazi Mwami ku bagore bahemukiye abagabo babo, tugusabye imbabazi ku bagabo bahemukiye abagore babo, tugusabye imbabazi ku bana bahemukiye ababyeyi, tugusabye imbabazi ku babyeyi bahemukiye abana, tugusabye imbabazi ku bayobozi bahemukiye abo bayobora, tugusabye imbabazi ku batunzi Mwami w'abami bahemukiye abo barusha ubutunzi, hakaba hari amarira y'akarengane uwabarijijwe nuko yarenganijwe. Tubigusabiye imbabazi Mwami, abagombaga guhemba ibihembo, kubona ibihembo byabo batabibonye, abari guhagara mu myanya runaka babikwiye batabiha Mwami. Isi ntigira ubutabera, isi ishingira ku byagaragaye n'ibimenyetso Mwami. Tugusabye imbabazi, wowe ureba ibyo mu mwijima n'ibyo mu mucyo byose bikakubera kimwe. Tugusabye imbabazi ku cyaha cyose cyazamutse mu gihugu cyacu kikunukira kiturega. Tugusabye imbabazi Mwami, tugusabye imbabazi ku baraye basinda, tugusabye imbabazi ku baraye basambana, tugusabye imbabazi ku baraye bapfumaguza, tugusabye imbabazi ku migambi y'ubugome yazamutse mu mitima y'abantu, tugusabye imbabazi ku nzangano, tugusabye imbabazi ku kwimika amoko y'abahutu n'abatutsi, tugusabye imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo, tugusabye imbabazi ku karengane kose n'inzangano zose zazamutse imbere yawe, tugusabye imbabazi ku bizwi n'ibitamenyekana Mwami wawe, tugusabye imbabazi ku bugome bwose bwaba mu mutima, ku mashyari yose, ku bizira byose byazamutse imbere yawe. Utubabarire Mwami, utubabarire aho twagutaye, tukaguta mu mashuri yacu, tukaguta muri institutions zacu, tukaguhakana, tukabona nturu wibanze, tukabona si wowe ukenewe. Utubabarire uko twabyise uko ariko kose, amazina twabihaye ariyo yose. Utubabarire Mwami w'abami, utubabarire kandi aho twaguhagarariye nabi twebwe abitiriwe izina ryawe. Utubabarire abo twagombaga kwereka abandi inzira igana iwawe, aho Mwami ahubwo bakuyobewe kubera inyifato
yacu, tugusabye imbabazi twebwe abitiriwe izina ryawe, aho twaguhagarariye nabi, twebwe abashumba, twebwe abavugabutumwa, twebwe abahanuzi, twebwe abungeri, twebwe abigisha b'ijambo ryawe, twebwe abavugabutumwa, twebwe aho twaguhagarariye nabi, tugusabye imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo, aho izina ryawe ryasuzugwe biturutse kuri twebwe. Uri Imana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi, tugusabye imbabazi Mwami, tugusabye imbabazi ko tubana mu mazu bananiwe gukizwa tutabereye imbuto, tugusabye imbabazi aho kuba abana mu gakiza byatumye tugutukisha, tugusabye imbabazi Mwami, nuduhindure nuduhindure kubw'imbabazi zawe, maze tukubera ibikoresho ucisha mu mugisha wawe, ucishamo agakiza kagera ku bacu Mwami w'abantu. Erega Kristo umaze kutwungana Data, waduhaye umurimo umwe rukumbi wo kukungana abantu, tugusabye imbabazi aho twawuyobewe natwe tugapfapfana nk'abatakuzi, amaso yacu akagarukira ku by'inanga. Tugusabye imbabazi aho urukundo rw'iby'isi twagize rwateye abantu kutakumenya Mwami, imbabazi zawe zitubeho. Turahamagara amaraso yawe, amaraso avuga ibyiza, amaraso avuga imbabazi, ngo atumareho ibirego byose by'umwanzi, ibirego by'ukuri n'ibirego by'ibinyoma bimarweho n'amaraso yawe. Turavuga amaraso ya kuri ubu butaka bw'u Rwanda, turavuga amaraso ya muri iki kirere cy'u Rwanda, turavuga amaraso ya kuri buri rugo rw'umunyarwanda, turavuga amaraso yawe nyaguhora ku ngoma, ku mugabo, ku mugore, ku musore n'inkumi, ku mwana mutoya. Turavuga amaraso yavuga imbabazi, amaraso yavuga ibyiza, naburizemo imigambi yose ya sekibi, naburizemo ibyo yibwira byose byo kunaniza abera. Amaraso yawe nabyambura imbaraga, amaraso yawe yambura imbaraga ibyaha byose n'ibyago byose bizengurutse abatarakumenya. Amaraso yawe niyambura imbaraga uburiganya bwose bw'umwa Satani bwototera abakumenye. Amaraso yawe nabyambura imbaraga ibyahagurukiye gucogoza abera byose byamburwa imbaraga, ibyahagurukiye gutwikira ubwenge bw'abatarakumenya ngo badakizwa, igitwikirizo kikarushaho kuremera ngo batakumenya. Amaraso yabyambura imbaraga nibyo twatura muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Tukugomerera abagore n'abagabo bendaga gutangira urugendo bakariganywa, abari barutangiye bagera hagati bagacogora, turabaguhaye ubuzima bwabo bumurikirwe n'umucyo mu maso hawe, maze bakire kubw'ubuntu n'imbabazi zawe. Twambuye imbaraga, twambuye ubutware, ibihango byose bidashingiye kuri wowe byamburwa ijambo, biri mu miryango yacu, bishinze mu gihugu cyacu, byamburwa imbaraga, byamburwa ubutware. Tuvuza amaraso y'imbabazi, tuvuza amaraso y'isezerano rishya, ayo wamennye ku bwacu akadukura mu butware bw'umwijima, tukimurwa rwose tukajyana mu bwami bwawe bw'umucyo. Ayo niyo maraso tuvuga ku buzima bw'igihugu cyacu, ku buzima bw'abanyarwanda bene wacu, ku buzima bw'imiryango twavutsemo, ku buzima bw'imiryango twashakanye. Ibyo nibyo twatura kuri iyo Mwami w'abantu, maze ubuntu bwawe busage, maze ubuntu bwawe bukize, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro mu miryango yacu, mu Rwanda rwacu, mu mijyi no mu cyaro. Izina ryawe rishyirwe hejuru, tubona imitima iguhindukirira, tubona abantu basiganwa bagana aho uri, tubona abantu basiganwa bihana, tubona abantu basiganwa bakunyoterwa, bakugarukira kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe. Data, duciye bugufi tugusaba imbabazi kubwo kwimika mamoni, imana, amafaranga. Tugusabye imbabazi, tugusabye imbabazi. Twigishe gukora uri, kuko waravuze ngo tuvuge ko umukiranutsi azagubwa neza, kuko niko ko azatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Twigishe gukora tutanebwe, twihuta rwose, ariko imitima itekaniye muri wowe. Amafaranga atatubereye imana Mwami, dukize ikimeze nk'irushanwa kidutera puresha n'igitutu cyo gushaka kugaragara uku, kwitwa uku, gusuku, tumeze nk'abarushanwa n'abandi. Mwami, dukize iki cyaha mu mitima y'abanyarwanda, dukize iki cyaha mu mitima y'abakumenye batangiye urugendo, ariko tugafatwa nacyo ntitubimenye. Tugirira ubuntu n'imbabazi, tugirira ubuntu n'imbabazi. Wandika mu mitima yacu, ujye utwibutsa, wibutse abera, wibutse twebwe abakijijwe, ujye utwibutsa kwibaza impamvu yaduteye gushaka ikintu runaka, ujye utwibutsa gutekereza impamvu yaduteye kutanyurwa n'ikintu runaka. Mwami, tuboneyeho kuguhamagara mu buzima bw'abadafite namba. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo niba dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije, tunyurwe nabyo. Ni koko hari abafite, dufite ibirenze ibiduhagije, dufite n'ibidusagutse. Ameza yacu abenshi ariho ibyo kurya, akabati kacu kuzuyemo imyambaro. Twambura urukundo rw'iby'isi,
rudutera kwikunda no kwihozaho amaso, tugahora twifuza ibindi, utwigishe kunyurwa. Mwami, turaguhamagara kandi mu buzima bw'abahungu n'abakobwa badafite namba, barimo gucishwa mu bihe bikomeye, aho ibyo bakora byose bidakunda, aho bakomanga ntibakingurirwe, ibyo byo kurya bihagije n'imyambaro nabyo ntabyo bafite, ntibafite ibyo gufubika abana babo, ntibafite ibyo kurya by'ejo n'iby'uyu munsi. Turavuga gukingurirwa imiryango yose yakinzwe n'umwanzi, mu izina rya Yesu. Narakubonye ubasha gutungisha abantu n'amanu, nubwo ubwoko bwawe bujyanaga i Kanani ntiwigeze wemera ko bicwa n'inzara, ntiwigeze wemera ko ibirenge byabo bibyimba, ntiwigeze ngo unemera ko inkweto zibasaziraho ngo bagendeshe ibirenge. Wabahaga ibya buri munsi badafite iby'ejo, kugira ngo bakomeze bakwiringire, bige kukwiringira no kubeshwaho nawe muri urwo rugendo, ariko ntibabuze umutsima wo kurya. Batakishijwe n'amazi wababereye igitare banyweraho. Mwami, nkuzaniye abo bagore n'abagabo, nkuzaniye abo basore n'inkumi badafite namba. Umugisha wawe nubamanukire, imiryango y'imikorere nibakingukire, ubwenge bw'imigenzereze nibubakingukire. Ubupfapfa bwatubuza kubona nubudukize, ubwibone bwatubuza kwakira ibitoya nubudukize, ubuswa bwatubuza kwakira umugisha wawe nubudukize. Ariko kandi turasenya imigambi ya Satani yabahagurukira kugira ngo bazibirwe, bature mu kubura, kugira ngo ishimwe no kugukorera bari bakurikiye gusibangare, bicuza icyatumye bakizwa. Iyo migambi ya Sekibi turayirogoya mu izina rya Yesu. Imbaraga zabasabye zimenagurike, ibicaniro byavuzweho amazina yabo ngo ntibari butunge, ntibari bubeho, ntibari bubyare, ntibari buhirwe, ntibari bushake, ibyo bicaniro byavuze mu mazina tubisutsemo amaraso ngo byamburwe imbaraga, ubuzima bwabo burekurwe nk'ubukuwe mu kigoyi cy'umugoyi, nk'ubukuwe mu butego w'inyoni, ubuzima bwabo burekurwe bubeho mu izina rya Yesu. Ubigishe kukwizera hagati aho ngaho muri urwo rugendo, twigishe kukwizera no kugutegereza tutanamutse, kuko urizerwa mu mikorere yawe, urizerwa mu migenzereze. Tuvuze umugisha kuri abo bahungu, tuvuze umugisha kuri abo bakobwa, tuvuze umugisha kuri abo bagore n'abagabo, tuvuze umugisha kuri abo bana batoya. Byose bibereho kuguhesha icyubahiro, byose bibereho kuguhesha icyubahiro, byose bibereho kuguhesha icyubahiro. Tugusabye umutima usabanye nawe, gukiza kwawe kuko twari twize ntikujya guhera inyuma n'umunsi wa rimwe, iteka guhera imbere, iteka guhera imbere. Amahoro ntazanwa nuko nabyaye, nuko nashatse, nuko nongewe amafaranga. Amahoro azanwa no kuguhishurirwa Kristo. Duha inzara n'inyota y'ijambo ryawe kugira ngo tuguhishurirwe. Dukize kwibeshya no gutumbira ibyo dukeneye aho kugutumbira Yesu. Dukize guhuza umutima ku byo tutarabona, dukize no guhuza umutima ku byo twamaze kubona. Reka umutima wacu wiharirwe nawe Yesu. Nitukubona mu maso hacu haracya, Yesu. Nitukubona ikiruhuko cy'ukuri kirataha mu mutima wacu, nitukurebaho mu maso hacu haracya. Twigishe gutindana nawe, twigishe kuguhozaho amaso, twigishe kuba mu ijambo ryawe bitaragahararo, twigishe gusenga bitari ibya rimwe na rimwe, twigishe kuba mu busabane nawe, kuko urahari, waritanze kugira ngo abagushaka bakwegere. Umuntu azakubona ku kigero yakwegereyemo, ariko urahari ku bwacu. Kura amaso yacu rero kubisindisha, kugira ngo imitima yacu ibashe kugira umwete wo gusenga. Gitwikiriza umwanzi yatwikirije abera, ngo imbaraga zo gusenga zibure kandi bumve ntacyo bitwaye. Icyo gitwikirizo kimenagurike. Urimo yumva afite impamvu z'ukuri zimeze nk'izifatika, akumva nta kibazo. Mwami wanjye, twikurura, kora ku maso. Jambo ryawe rivuga ngo yewe usinzire we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Dukure mu bitotsi by'urupfu bituma tutabona umucyo wawe Mwami.
kora ku maso yacu tubone uburyo bikenewe, tubone uburyo byihutirwa, tubone uburyo ari nta bundi buzima twagenewe uretse kuba mu busabane. Kora ku maso yacu. Umugaragu wawe Pawulo yatwandikiye ngo nta muntu waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubu bugingo. Twibutse ko turi ku rugamba kugira ngo tubashe kuba maso, tubashe gusenga ubudasiba, mwami w'abami. Imitima yacu ihora isabanye nawe. Urakoze wumva ibyo usabwa, urakoze wumva gusenga kwacu, urakoze wowe uri kumwe natwe kugira ngo tugirire neza. Izina ryawe turihaye icyubahiro, izina ryawe turishyize hejuru. Amashimwe, gukomera, ubutware, ubwenge, gushobora, byose ni wowe tubikesha. Ni wowe nyiri ubwenge bwose no kumenya kose. Tukugarurira ishimwe, wowe watangije umurimo mwiza muri twe. Tukugarurira ishimwe, waduhaye Kristo. Tugarurira ishimwe, wowe uturehereza kuza aho uri. Nushimwe data, wowe waduhaye Kristo. Nushimwe ko dufite umwuka wera, ko tutasigaye twenyine. Urakoze mwuka wera, wowe uturehereza gusenga. Wowe ni imini itavugwa, kuko ari wowe uzi igitekerezo cya data. Nushimwe uhamanya n'umwuka wacu, umwuka wanjye ukabasha guhamya ngo aba data, ntakibishidikanya ko papa ari papa. Urakoze mwuka wera kubw'umurimo w'igitangaza ukora mu mutima wanjye, ukora mu mutima w'abizera. Nukomeze uturehereze ku bukiranutsi, nukomeze uturehereze kugutumbira Kristo, nukomeze uturehereze gushira inyota y'iby'isi, nukomeze utwigishe gusenga, nukomeze utwigishe gukurikira Kristo, nukomeze uzane conviction zikenewe mu mitima yacu mwami. Dufite ibyo twazamukanye muri aya masengesho y'iminsi 3 by'ibyifuzo, ariko nawe ufite ibyo wifuza kumenyesha umutima wacu. Tugukinguriye umutima ngo tumenyeshe ibyo dukwiriye kumenya, ngo ukinguriye umutima mwuka wera ngo umenyeshe ibyo dukwiriye kumenya mu gihe cya none. Umpindure aho ngomba guhindura, umurika hatabona mu mutima wanjye naba ntazi. Nkuzaniye ibyifuzo by'abahungu n'abakobwa bazamukanye imbere yawe muri iyi minsi 3, kugira ngo mwami ukwezi gutaha mu gihe nk'iki tuzagarukana amashimwe n'ubuhamya, tuvuga ineza twaboneye aho uri. Imiryango y'akazi ikingukira abana bawe, imiryango yo kubyara, guheka, gushaka, kugirirwa neza, amahoro mu miryango nibikinguke mu buzima bw'abana bawe, amagara mazima, kuko ari umugabane wacu. Kandi dukinguye imitima ya twese kugira ngo umwuka wera nawe utubwire ibyo wifuza kutubwira. Tuba dufite ibintu byinshi dushaka kukubwira, dushaka kudukorera, ariko nawe ufite icyo ushaka kuvugana na buri muntu. Hari wifuza kumwigiza imbere, hari ibyo wifuza kumusobanurira, hari ibyo wifuza kumubwira ngo nabireke, nave muri biriya, garuke muri biriya, nareke gutsimbarara kuri ibi. Ufite ibyo wavugana n'imitima yacu, turayigukinguriye ngo uvugane natwe. Uvugane natwe muri iyi minsi yo gusenga, uvugane natwe dusoza amasengesho, uvugane natwe tugenda tujya mu nshingano no mu mirimo, uvugane natwe twicaye dutuje, uvugane natwe turi mu ijambo ryawe, uvugane natwe turyamye dusinziriye, uvugane natwe. Imiryango y'andi majwi yose iceceke, amaraso yawe akinge indi miryango yose yakingukira ubundi bwami butari wowe. Ibitero byose biterera mu nzozi, iyo miryango ikingwe n'amaraso yawe, maze ijwi ryawe turyumve, tubashe kumenya ko ari iryawe. Utwigishe, duhe inyota kugira ngo ijambo ryawe rigwirire muri twe, nuvuga tujye tumenya ko ari wowe, andi majwi nayo navuga tumenye ko atari ayawe, kuko waduhaye isezerano tubwira ngo abawe bose babasha kumva ijwi ryawe, intama zawe zose zibasha kukumenya. Urakoze kuri uwo kwizerwa, urakoze kuduhaye uyu mwanya n'uburyo bwo gusenga, tugaruriye icyubahiro. Nusubize gusenga kw'abana bawe, icyubahiro, gushimwa, byose nibikugarurirwa wowe udushoboza. Urakoze, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza. Ku mugoroba turimo dusenga kuri Zoom, tuba dufite igaburo ryera, ubitegure aho uza kuba uri. Imana ikugirire neza. Data n'uwo kwizerwa, n'umutegereze wizeye. Imbaraga z'Imana zikomeze kuba mu mitima yacu, ubuntu bw'Imana bukomeze kudushorera. Murakoze gusenga, mugire umunsi mwiza. Niba turizakomeza kwa gatatu utaha nk'uko bisanzwe. Murakoze.
amashimena yawe inkoni icyuma n'ubwami n'ubutware bwose biri imbere yawe ibizima n'abamarayika bahora baririmba bavuga ko wera abakuru n'abakamba yabo bikubita imbere y'intebe y'ubwami bavuga ngo urera wera 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 abami n'abatware b'isi batangazwa cyane n'imbaraga zawe amaturo n'ibitambo byose n'imibavu myiza ibi by'Uwiteka ibizima n'abamarayika bahora baririmba bavuga ko wera abakuru n'amakamba yabo bikubita imbere y'intebe y'ubwami bavuga ngo urera wera 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 bavuga ngo urera wera wera igiciro cyinshi n'icyubahiro bibi byawe ibyaremwe byose dupfukamye imbere yawe amoko yose y'isi duciye bugufi tuvuza amakoro